amahirwe umugabo yari umukanishi arambwira ati nzakubera so nawe umbere mama. Turabana rumva twabanye mfite imyaka 18 tubyarana imbyaro ebyiri. Ngize imyaka 25 arapfa atarwaye agwa no mu kazi. Hanyuma yansigiye umwana ufite umwaka umwe umutoya, uwakurikira yari afite imyaka 3. Nangirana n'urwo rugamba rw'ubwo buzima, imibereho irasharira cyane kubera ko yapfuye dukodesha. Imibereho irakomera, ndavuga ntubu rero nta kindi cyerekezo nuko najya nahungira iwacu. Tama nka saa 12 akabona gukingura nkajya mu nzu. Nyuma arangije nza gutereta ahantu ikiraka cyo kubagara ibigori. Ndavuga ngo mana nunshoboza, sinari nzi guhinga pe, nunshoboza iki kiraka nkakirangiza, amafaranga nzayagira itike aho azagarukira naho, hasigaye nzahagenda n'amaguru. Ariko nere kugwa i Bugande, nzemera ngende ngwe ku musozi w'iwacu kuko aha nta wunzi, ariko byibura harimo abo twagiranye urugendo mu Rwanda. Wenda ruhutse ariko hari n'ukuntu umuntu apfa ukabwira Imana ngo urambabaje ubuzima bwanjye bwose. Uyu mugabo yarapfuye, numva mbuze ibintu byose, mbura ibyiringiro byo kubaho. Numva mbuze ibyiringiro kubera ko yari umugabo wanyibagije ubuzima bw'ahantu najyaga ndara. Nkacunga ibikoni by'abantu, abantu bamara gukinga tutari abana, nkajya kurara mu bikoni by'abantu. Ariko naga negamye no mu matuwarete, nabuze aho negama, mu madusha bumaze kwira, nkavuga nti ubwo bwije reka negamemo. Hanyuma abazi igishanga cyo kwa Karirosi hari mu Gatenga, niho najyaga njya gukaraba pasi. Nishimiye kubana namwe rwose, Imana ibaho umugisha. Mama Pasi, ndagira ngo utwibwire neza, ese Mama Pasi arubatse cyangwa ntiyubatse? Oya, ntago nubatse. Ntabwo wubatse, ariko nanone ukaba witwa Mama Pasi. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none. Navuga ntese Mama Pasi ni muntu ki? Mama Pasi ndi umubyeyi. Uratubwira mu ntangiriro z'ubuzima bwawe kuza kugeza uno munsi ufite iryo zina Mama Pasi? Yego. Intangiriro y'ubuzima bwanjye, nakuriye mu buzima bukomeye cyane. Yego, shyiraho mikoro neza. Yego. Navuye iwacu mfite imyaka 13, mvuka mu muryango w'abana 8. Data ntawe ukiriho ariko mama warahari. Hanyuma hari ukuntu uvuka mu bana, hakabamo abatona, hakabamo n'abajya inyuma. Nduzi ko ari ukujya inyuma. Umuryango nawuvutsemo sinagize amahirwe yo kwiga kuko muze yamaze gupfa, niwe wajya gumfasha nkabasha kwiga. Ntago nagize ayo mahirwe yo kwiga. Hanyuma ngira abavandimwe cyane bakajya bandwanya mu rugo. Nari mfite mama nawe ukabona ko hari ukuntu umubyeyi yitambika mu bana akajya ashyigikira bamwe, abandi akabakunda, abandi mbese ubwo nza kuva mu rugo mfite imyaka 13. Nangira akazi ko kujya nkorera abantu, umunsi bigakunda ejo bikanga. Ngira ubuzima butari bwiza cyane. Ngira n'ubuzima bwo kujya ndara ku mihanda,
nkicara nabuze aho kurara nkararaho kuri uwo muhanda kandi iwacu bahari ariko ntabasha kujyayo. Nkurira muri ubwo buzima. Njyewe nta muntu nigeze nkorera akazi ko mu rugo, ahubwo nakoreraga ibiryo. Nagira amahirwe umuntu yambwira ati ngwino unyogereza amasahane ndaguha nk'ibiceri 200, nkagenda nkakora ku kazi, ibyo biceri akabimpa. Ariko iyo nagiraga amahirwe uwo muntu akambwira ati ngwino nguhe ikiraka cyo kunyogereza nk'ibyombo cyakumesera, nabaga ngize nk'amahirwe akomeye, nasangaga nk'ibyasigaye ku masahane nkakomba n'ibyo. Nkurira muri ubwo buzima budafite ishusho, budafite icyerekezo, mbaho muri uwo mubabaro. Njyewe iyo nibutse ari ukuntu njya ntekereza nkavuga ngo umuryango navutsemo, nkabwira Imana ngo kuki yemeye ko nkuvukamo, kubera ko ntago wigeze umbera umuryango mwiza. N'ubu barahari, ntago mvuga ko badahari. Maze gukura muri ubwo buzima naje guhura n'umuntu n'umusore arankunda, anshyira mu rugo turabana, aza gutaha tubyaranye abana 2. Niwe muntu nahuye nawe numva ngize umunezero, kuko mu mikurire yanjye ntago nari narigize ngira umunezero. Nakuze mfite ubuzima bushaririye rwose, nakuze mfite ubuzima bwo kubona nakamambiri yo kwambara ari ikibazo, kubona umwenda wo kwambara ari ikibazo. Ubwo uwo mugabo aza kutuza kumvikana turabana, mba mu rugo rutasabaga umunyu. Nagize amahirwe, uwo mugabo yari umukanishi, arambwira ati nzakubera so nawe umbere mama. Turabana, rumva twabanye mfite imyaka 18, tubyarana imbyaro 2. Ngize imyaka 25 arapfa, apfa atarwaye, agwa no mu kazi. Hanyuma yansigiye umwana ufite umwaka umwe umutoya, uwakurikira yari afite imyaka 3. Nangirana n'urwo rugamba rw'ubwo buzima, imibereho irasharira cyane kubera ko yapfuye dukodesha. Imibereho irakomera, ndavuga ntubu rero nta kindi cyerekezo nuko nahungira iwacu. Urumva abantu batankunze mbere ntarabyaye ntago bari kunkunda uko njyanye abana. Iwacu datari yarasize inzu ayisiga mu Mutara, niho babaga, abafite n'isambu. Amaze gupfa bavuga ko isambu twayiguze mu ifamu. Iyo sambu yo ntitwayigira amahirwe yo kuyitunga, ariko inzu yo yari ihari. Hanyuma mama aza kuvuga ati rero mu Mutara harananiye, hari mukuru wanjye nakurikiraga bumvikanaga nk'umugore n'umugabo, aravuga ati reka tujye kuba i Bugande. Baragenda, bageze i Bugande, ya nzu barayigurishije, bamwe abahaho, abandi njye sinigeze nyabonaho ayo mafaranga. Ubwo rero maze gupfusha umugabo ndavuga nti bano bantu ubwo bari i Bugande wenda bafashe ubuzima, nanjye nagenda nkashakirayo imibereho. Maze kugerayo narahabonaboneye ku rwego njye njya kugaruka, nageze ku mupaka wa Kagitumba ndahindukira mvu mu Bugande, ndavuga ngo Mana, nubona ko nzatekereza gusubira i Bugande uzambabarire unyice nitahire, kubera ko ntacyo buzabumariye. Nagezeyo ndabona cyane, abakobwa be bakajya bamubwira ati umugabo ati ibyo yamusigiye byari ibikoresho byo mu nzu, atarabiri yarabimaze, none aje kuturushya. Umukecuru akabumva cyane,
hanyuma kabyuka mu gitondo akavuga ati nimubyuke mujye hanze, iyi nzu narayiyubakiye, akansiga hanze n'abana banjye. yego aba bakuru banjye bahabaga akahita bohereza kwa ba nyina ko bo bari bubatse, akavuga ati ngiye mu murima, ntuzajye wirirwa unyegamiye mu nzu, iyi nzu si iya so, iyi nzu niyo niyubakiye. hasigara hanze, nta muntu wo kunyakira, nta muntu wamvuganira, imvura yagwa ikadusanga aho hanze ariho twegamye. mba muri ubwo buzima bukomeye bushaririye, nuko bakobwa bagateka bagashyira nyina ibiryo mu murima, nimugoroba akaza aje kuryama nka 12:00 akabona gukingura nkajya mu nzu. hanyuma arangije nza gutereta ahantu ikiraka cyo kubagara ibigori, ndavuga ngo mana nunshoboza, sinari nzi guhinga pe, nunshoboza iki kiraka nkakirangiza, amafaranga nzayagira itike, aho azagarukira naho, hasigaye nzahagenda n'amaguru, ariko nere kugwa i Bugande, nzemera ngende ngwe ku musozi w'iwacu kuko aha nta wunzi, ariko byibura harimo abo twagiranye urugendo mu Rwanda. cyakira kandi agikora, Mana iranshoboza ndagisoza, nzinga abana banjye, ndongera ndagaruka. nahamaze amezi 2, ariko mu mezi 2 nahamaze nahaboneye ibintu bikomeye. inzara yarahandiriye, irandya bikomeye cyane. hanyuma ndatega ngaruka mu Rwanda, ndabyibuka nahuye n'umuvandimwe, umuntu twasenganaga, ampa amafaranga 15,000, ambwira ati genda ushaka akazu niyo kaba gatoya, ibisigaye Imana izabikora. ndagenda ndagashaka, maze kukabona nkubitana n'umuntu w'umugabo, arambwira ati hari igihe cy'ibura ry'amazi muri icyo gihe. icyo gihe twavomaga amajerwa, ndabyibuka mu marobine yo yaburaga twamanuka tukajya kuvoma ahantu bita za ambasade, muri hari amajerwa. yego ndamanuka, hanyuma uwo mugabo ampa ikiraka cy'ukwezi, arambwira ati uzajya umvomera ku kwezi, nzajya nkwishyura 15,000 ku munsi, umvomera amajerekani 5. ndavuga uko byagenda kose ubuzima mpagazemo, aya mafaranga azajya azanyishyurira inzu, byibura nshaka utundi turaka ku ruhande two guhaha nyine. icyo kiraka ndagitangira, nkajya mbyuka 10:00 z'igitondo, nkajyana amajerekani 2, imwe nkayiheka ku mugongo, indi nkayishyira ku mutwe, kugira ngo mbashe gutunga ba bana nasigaranye. ndangije ndagenda, maze kugenda nkajya nkora cya kiraka, navayo kubera ko nazindukaga 10:00 zageraga nsoje kuyavoma, navayo nkabona ikindi cyo gufura. bigenda biza mba muri ubwo buzima. yego nyuma y'uko umutware yitabye Imana, nyuma y'uko apfuye, nari ndi mu rugo, sinzi uko nabivuga, ari ukuntu umuntu apfa, wenda umuntu akavuga ngo bizibura nubwo apfuye ndaruhutse. yego ariko hari n'ukuntu umuntu apfa ukabwira Imana ngo urambabaje ubuzima bwanjye bwose. uyu mugabo yarapfuye, numva mbuze ibintu byose, mbura ibyiringiro byo kubaho. numva mbuze ibyiringiro kubera ko yari umugabo wanyibagije ubuzima bw'ahantu najyaga ndara. nkacunga ibikoni by'abantu, abantu bamara gukinga tutari abana, nkajya kurara mu bikoni by'abantu, ariko naga negamye no mu matuwarete, nabuze aho negama, mu madusha bumaze kwira, nkavuga nti ubwo bwije reka negamemo. hanyuma abazi igishanga cyo kwa Karirosi hariya mu Gatenga, niho najyaga njya gukarabira.
naba mvuye muri iyo ngangi y'ibikoni by'abantu nkajya gukaraba aho hantu. Rero duhuye niwe wandaje mu nzu kuruta uko ababyeyi bambyaye batigeze bandaza mu nzu. yego Duhuye ambera umugabo mwiza, niwe wankenyeje igitenge, nibwo namenye ko ubuzima bwo kurya bubaho, kuko urumva ndi muri iyo mikurire n'iyo mibereho nta buzima nari mfite. Najyaga ndya uko nogereje umuntu ibyombo, nabwo akama nica nikize, agira amahirwe nafurira nk'umuntu ikiraka, umuntu akama nk'isiteri y'imyenda akampemba nk'igihumbi cya kera cyari kinini, navana uko byagenda